umukobwa uzi neza yuko atari isugi kandi ikiyongeyeho akaba akiri iwabo n'ingonokera. ariko ibaze umukobwa sibyo abaye iwabo ararezwe arakuze agiye gusambana zashatswe icyo gihe yakwitwa iki? ubwo se niryo zina bababoneye? niryo zina naboneye ribabereye. umukobwa uzi neza yuko akiri iwabo kandi ikiyongeyeho akaba atarashatswe n'ingonokera. ese gushakwa si impano se? ntabwo ari imana ahubwo gushakwa ni ugushakwa nyine. ariko ikindi urasambanye ugumye iwanyu n'ingonokera. naho umukobwa uzi neza yuko yabyariye iwabo ntashakwe kindi akaba yarabyaye n'imbarabara. nese yajya kwizerereza ku musozi nkaho yizereza ku musozi nyine nawe byumve. babona umugabo none se nyine wamusambanyije ko atamushatse. nyine hari abantu bashaka ibintu oya ibintu byo kwinezeza Mamadani ujye uvugiraho kandi uvuga ibintu bizima. nese niba umukobwa yararezwe akaba ageze mu rugero rwo gushaka akaba atari isugi kandi bwumva twamwita iki? tumwite kanyamasugi se? tumwite ingonokera? nibyo bya nyabyo. nese atashatwa oya menya ngo buriya reka amabwire mu karere gasa nkaho karimo uburaya bwinshi n'ubushuhe bwinshi kandi kanashuha n'intara y'Iburasirazuba, akarere ka Nyagatare, akarere ka Kayonza, akarere ka Gatsibo, akarere ka Kirehe, akarere ka Rwamagana n'ubundi nibagiwe. ubwo rero ubwo burere nibwo bushuha cyane kandi mu bipimo bagaragaje ko ahari abakobwa batewe inda zitateganyijwe ari mu ntara y'Iburasirazuba byiganjemo mu karere ka Rwamagana. wenda simvuze ngo nshyigikire wenda abantu kuko wenda umungubu ngende gufasha leta y'ubumwe y'u Rwanda. niyo mpamvu twaje hano kugira ngo dukumire iki cyaha. tugire abana bacu twabyaye tubagire inama. ese wakirinda ute? wowe aka kanya ufite imyaka myinshi cyangwa se iyo ufite urayizi ariko isigaje ntabwo uyizi, gira abantu urubyiruko, gira icyo wagira abantu urubyiruko rero. ariko rero nawe numvishe uvuga ngo ingonokera ni ibikoko. oya njyewe ku rubuga rwanje rwa TikTok narababwiye ngo umukobwa uzi neza yuko atari isugi kandi ikindi cyongeyeho akaba akiri iwabo n'ingonokera. ariko full stop kirazira kubyarira iwanyu yakoyowe. icyo gihe uba wabaye imbarabara ntabwo uba ukiri ingonokera. cyokoze nanjye mfatanyije nawe kubyarira iwanyu no gusebya ababyeyi. ni ikibazo nyine. ariko nanone ugize ibyago nk'ibyo ntiwakita abantu ingonokera n'imbarabara. nanone muzehe jya ugira ngambwira uko twabitarira abo ngabo babyaye iwabo cyangwa abakiri amasugi bakaba batakiri iwabo. cyokoze ibyo byo gusambana n'iki bakabyara iwabo ibyo simbishyigikiye. aha wabita irihe zina? ariko abana beza bitonda niko wabita. oya ntabwo bitonda ariko nanone twafatura uko bigezaho tukabahana kongera ahubwo. oya da mama dasigaho vugiraho ari kuvugisha ukuri n'abana babona ko turwaye igitsure. umwana uzi wenda da uragafatwe ku ngufu ukabyarira iwanyu. icyo gihe uvuga yuko bagufashe ku ngufu utabikoze ubishaka. ariko ibaze umanitse akaguru urabyaye uratwite umubyeyi agowe harareze uramuta. hano hari abakobwa b'iki gihe basigaye batabana ku gasozi. hari abandi rero bo muri viziyo bavanamo inda bagata muri wese. abenshi baramenyekanye barafashwe barabafunga. ibyo bakora ntabwo ari byo kwica umuntu. ariko ibaze wowe wishe umuntu. ese wowe iyo baza kuza kukuvanamo ubu ngubu ukaba utakiriho wenda iki gihe uri mu bibazo cyangwa uri mu bisubizo tubifate gutya turebe impande zombi. ariko se wowe iyo bakuvanamo bakaguta muri wese ubu kibaye uriho? ahubwo njyewe iwacu barakoze ntibambwira. aha rekera rero nganone shyira mu rugero ishyire mu rugero rw'abana muri iki gihe bari gukurwamo inda bakavanamo bakajugunya. birababaje cyane. rero niyo mpamvu ngiye agira umushinya nkababwira muri ingonokera ahubwo z'amahero. cyakoze baranakabya koko barakabije. ndumva wamugana icyo kose tureke kubatuka tubakosora. reka mbereke buriya ngo ubaye ikigoryi. buriya umuntu w'ikigoryi ngo iyo ari ikigoryi nawe ukwiye ikigoryi rangira ubaye ikigoryi ukaniciraho. buriya mureke mbagire inama mwarubyiruko mwe. buriya abayobozi nubwo twibita abayobozi baba baratoye kujya babagira inama. ariko nanone nta muyobozi wabikwirakwiza ahantu hose nk'uko byanyura ku rubuga. buri ubu natwe tubaye abayobozi
rubyiruko nitwararike muri ibi bihe birakomeye, ni ibihe byo kwifata ukamenya ngo uri umukobwa, niwo Rwanda rw'ejo hazaza, niwo dutegerezemo perezida, niwo dutegerezemo umuyobozi w'umudugudu cyangwa se akagari cyangwa se umurenge cyangwa ku rwego rw'intara cyangwa akarere. Ubwo rero nitwararike mumenye ngo muri abantu, kandi ikindi kintu byo wibuka akantu ukavuga ngo uri umunyarwanda, si uri umushinwa, si uri umu-Amerika, si uri umu-Kenya, si uri umunya-Uganda, si uri umu-Kongo, reka da, ahubwo uri umunyarwanda. ariko umvize ni umunyarwanda uritesheje agaciro, ukoze ibyo ubundi mu myaka yacu twebwe twagiraga, ubundi umukobwa yarashakaga, ntabwo yashakaga ahubwo baramushakiraga, bakagutegura bakareba bakavuga ibintu wakuze ugize imyaka y'ubukure, bakakujyanira umuhungu utazi ngo ni umuhungu muri abana, cyangwa bakakujyanira umukobwa utazi ngo muri abana, bakavuga ngo dore nguyu nguyu mufatemo niwo mugomba kubana, bakabashingira utajuriye. ariko muri iki gihe hari ikintu bita kurambagiza, urarambagiza ukabenga, ego mwami, ni ibintu rero biri aho ngaho bitandukanye. none ubwo urumva wabagiriye inama, dusoza rero wabagira inama tugasoza. nyine ntibubahirize gahunda y'ababyeyi uko babagira inama n'ubuyobozi bafatanyije bagendeye muri gahunda oya ntibakarenganya abayobozi, baragowe. nese umuyobozi ariko abayobozi nibwo mubatora mwana barenganyije, umuyobozi azajya ajya mugirirwa mu bihuru, ari kujya mu bihuru ari kureba ngo runaka ngagiye gufunga inguni, urubyiruko rugiye gufunga inguni. abayobozi nimubarenganye, icyo batorewe barakizi, ni ukuyobora umudugudu cyangwa akagari cyangwa umurenge, bakamenya ngo harimo ibibazo bagomba kubikemura. ariko mu rubyiruko full stop, ubuyobozi ntabwo bwabivamo. urumva wenda mu mugoroba urubyiruko nk'abana 800 mu Rwanda mu karere kamwe nabwo biraciriritse, barafunze inguni mu bihuru. nese ubwo umuyobozi azajya mu bihuru ajye kureba urubyiruko ngo rwafunze inguni, ahubwo urubyiruko rugomba kwigishwa rukagirwa inama. niko nabibona. nyine ubwo barabwiwe bakurikiza amabwiriza, ariko rero ngewe mbona hazageraho hakajyaho n'igihano. oya igihano bakireke, ahubwo dufite ubwonko bwo kumva n'ubwo kubona, turareba. aho si uri impumyi, kandi uri impumyi waba wumva, utumva nanone waba ucibwa amarenga. urumva ikibazo buriye kiraza ukakibonera umuti, uhita uvuga utakikava mu nzira. soza rero babyeyi murera abana banyu neza. hari umwana utumva nk'uko bavuga nk'igikenya nticyumva ihoni, ariko nanone gerageza mu bushobozi bwawe ubwawe ushoboye, niyanga mureke ubwo agenda hiri imbere, ubyayishanira ryonsa ariko wamubwiye. ubwo rero nibo mubyeyi, nibo mwana atumbisha umubyeyi we akeneye kumvuga natwe. niba adakeneye kumvuga natwe, ubwo mureka pe nabi, nuko nakundi. dusoza ikiganiro rero, kora subscribe kuri iyi channel yanyu, muzajya mugezweho ibiganiro byiza. muri iki gihe rero turi kunywa ikinyobwa bita ubuzima bwiza, gikorerwa mu karere ka Rwamagana, ndetse cyoza mu gifu kikavuna impyiko n'ibindi. tuzabagezaho publicity irambuye. turabakunda cyane Ngarambe nk'ibisanzwe. wari ukogeye ikiganiro n'umuntu bita Chrisentia, turi mu karere ka Rwamagana. mudufashe rero mu kiganiro mu gisharinge ku bantu wenda 20 wenda, kugira ngo kigiye kuri umuntu wese, ndetse ku rubyiruko, ndetse ku babyeyi, kugira ngo kize kubagira akamaro. murakoze cyane. Ngarambe Entertainment, cyamamara ufite cyane bita Sebagiye TV. mwakoze nawe ubutaha.